ntabwo wakurira indege noneho wazamuka ata. Halo? Yewe Ndi kukumva nta network yarabaye nabi. yego ndimo kukubwira noneho kuzamuka South Africa bisaba passport, ntabwo wazamuka kuri ndangamuntu. Ndabyumva. Noneho rero umuvandimwe wawe nyine yambwiye ko ata passport mufite. Nazo mufite mwese? Yumva ko twese ntazo. Yego, noneho rero namubwiye yuko ikigo kiri aho ngaho muri Kenya bita PAF. urimo kunyumva? Ndi kukumva. Yego, noneho rero iyo PAF niyo yakibafasha kugira ngo passport muyibone byoroshye. Passport Express ni ijya passport inyaruka cyane. Ndi kukumva. Halo? Ntabwo urimo kunyumva, network zirimo kwanga. Network ahangaha ngeze hari network ntari. Ndi kukumva. Yewe Ndi kukumva. none se ntabwo usubiza, ntabwo urimo gusubiza. Nta kibazo pe ngewe nkeneye akazi bya hatari. Yego nimujyo ndimo kukubwira. Icyo kigo rero kiri muri Kenya bita PAF cyabafasha kugira ngo mubone passport byoroshye cyane bidatinze. None icyo kigo rero cyabafasha passport mukazibona, noneho mukishyura muri Kenya passport. Namubwiye ati passport yose imwe yatwara 80. 80? Yego. Noneho mukishyura, noneho mukazamuka muri Kenya. Nicyo kifasha kugira ngo abakozi bangereho byoroshye. Badusaba iki se ubundi mu kazi ngo wenda tuze twabiteguye? Mu kazi ni passport gusa bisabwa, nta kindi kintu kiza gisabwa. Byonyine? Passport kugira ngo muzamuke ni indege noneho mungereho. Indangamuntu noneho tuzisige? Indangamuntu ntabwo yurira indege. None se indangamuntu yakurira indege? Oya, ndavuga aho ngaho mu kazi twagezeyo. Urimo kumbwira? Mu kazi twamaze kugerayo ntibayidusaba. Indangamuntu? Wumva mani? Bijya biri kuri passport no ku ndangamuntu biba biriho. Noneho rero indangamuntu kuyitwaza ni ibisanzwe, ntacyo biba bitwaye, ariko indangamuntu si ituma uzamuka ni indege. Ntacyo. Noneho muri iki cyumweru turaza bitarenze ku wa kabiri. Noneho rero nababwiye ko mumanza gukoresha izo passport. Kuko ntabwo mwakurira ni indege ata passport. Hoya turaza kubyirukamo. Yego, ngaho rero nimushaka ayo mafaranga yo kwishyura passport. Urimo kunyumva? Ndi kukumva. Yego, mushaka ayo mafaranga yo kwishyura passport, noneho mumaze kuyabona mumbwire mbahuze n'icyo cyicaro kiri muri Kenya kugira ngo kibasafishirize passport bidatinze, noneho muyishure, noneho muzamuke muri Kenya. Nta kibazo, reka nzego tubyirukemo turaza kuguhamagara buriya. Muraza kumpamagara? Nibikunda turaguhamagara. Yego, sawa, ntaribi rero muraza kumbwira nimwayafata. Sawa. Ntacyo mbahuza.
ntacyo mbahuza n'icyo cyicaro mwamaze kubona amafaranga mwishyura passport. nta kibazo kabisa. Yego. Amafaranga yarahari ntacyo turaza kubikurikirana. Noneho niba hari we nimuvugane n'umuvandimwe wawe, noneho mbahuze n'icyo cyicaro kiri muri Kenya kibasafishirize passport isukresi, noneho mwishure noneho muzamuke muri Kenya. Nta kibazo, reka nze tubikurikirane rwose. Yego. Kwa kabiri tuzahita tuza n'ibikunda. Yego, ariko rero muzajya ari uko pasipoti bazi basafishirije, ntabwo muzagenda zitashafishisha batazi basafishirije. Yego, kuko mwajya mutanga ibyangombwa byanyu byose, imyidondoro yanyu nakimubwiye umuvandimwe wawe, imyidondoro yanyu, amafoto yanyu, noneho bakibibakorera, noneho mukishyura.